wanani nyukwambwa ngo mpigibasha nako kupita nacyo baracyongere ko kira kintu ari kinini we biju bararongora urumva ngo baramutera yaryoherwa ko yes yago yabaye yago matwi y'abagabo bahura na biju ngo yago yarazikarangaga biju ukafata banke ibintu byose ugaterura akana binsabye we urantubona nakayago bampamagaye ngo kagize ikibazo umba ubwizo kuri mwana nanjye rero mpamvu naragumye yonyine buriya mpamvu navuye no uriya mutipe ngo yarakuro mukava mu nzu kuko inzu yacumbaga umuriro nuko nari nkiri virus yarandevereje gato ujye ubona urubiju yikoreye ko kira kintu ari kinini we urunonjya mbona na biju ndagasa igihe namaze kwikuramo biju sinamubasha pe biju muzajye mwisinisha gusa ko ntabwo njya nsambana mujye mubimenya biju mwacira inze yagutamo ku bushake wakinya kasabwo wakibona wabona n'umwaho nyine nana uretse gato ubwo se wanani nyukwambwa ngo mpigibasha na yewe reka nkubwize ukuri buriya cya dabiju nta mikino igiye kigira wigeze kumva umukobwa cyaciye ego ko mana yanjye uramenye maze ngo yagiye imageragera ati uvuga ko wavaga gutyo ku mwana ukamutanga bakagukubita kimwe cya kabiri amatanga wowe byaye kabiri gute ngutanga imikino igiye kigira wigeze kumva umukobwa cyaciye ego ko mana yanjye uramenye urabeshya maze ngo yagiye imageragera ati mageragere najyanywe n'abagore b'ishyari mageragere uvuga ko wavaga gutyo ku mwana ukamutanga bakagukubita kimwe cya kabiri amatanga wowe byaye kabiri gute ngutanga ubure ko byaye kabiri kandi abana amenya badahuje na se kandi cyarampamye none wagiye mageragere ugiye gusura impapuro zirahari nari nkiburana kubera ko byahuye no kwa munana abayobozi babagiye mu biruhuko uzabibaze neza amanyiragwe you have to ask before you come and talk here akusikurakaye shiri yeah that's true kubera ko abantu bashaka kwizera ibyo uvuze kandi nabaye mu mwere kuko basanze umuntu ari umuntu mukuru cyane ufite ubwenge ufite abana babiri yishakiye ibyangombwa yarasanzwe agisafari are you getting me ajya gutanga umusoro asanzwe ajya gutanga imipuri baramuza abantu bose none se je urashingira kuvuga ko yawusatuye nyine nicyo bangiriyeho umwere basanze umuntu ahubwo yarashatse kunega imitego y'ibibi basanga ndi umwere neza ntabwo uzi kuganiriza abana abantu b'indaya izi ndaya ni wowe agaswera izi ndaya zose ukomeza uganiriza umuganiriza nyine umudomeka mutoneka umukura muri mudu wakongera kwigariramo ntabwo namukura muri mudu urazumbira ngo ndagurisha abantu bakugurisha batari ari wowe uba waje kwikundishwa ku bantu kwimenyekanisha n'abakire kugira ngo urinde ugere ku babosi banjye wabageraho rero ugatangira ukigira jondororo tugaruke ku buryohe bukuvugwaho nta buryohe dabije tugeze gukorana ikiganiro noneho nibagirwa gushyiramo nimero ye ibigabo bikajya bimamagara ngo gasuko ngo waduhaye nimero z'iyo ndaya noneho jya dabije ndagiye mu bana bakobwa bamwe baramubwira bashaka nimero zawe ngako ngo wenga imbobo zose uzajya usihamagara kameza agasiya ngewe ntukamirize napfuye nako ari ingona gusa sinzi amafaranga agikorera ntukiyashira ese ubundi kiba kigura gite ariko godfa ujya ubona urubiju yikoreye biju noneho biju ese ko bavuga ngo bagukoreye sajya ari biju nacyo baracyongere nta sajyari nakoze abagabo baguye nta sajyari wakoze ntayo nase kiriya kibuno ni cyawe ni karemano ndakubujije ni icyanjye ntagenda agambirwe cyawe kandi waragiye muri Nigeria kuri yaki ari wowe wabanje muri Nigeria wowe ni icyawe njye nabanje muri Nigeria ni wewe umunyarwandakazi wagiye muri Nigeria wambaye kandi genda ataha ntago none se ntiwabaye muri Nigeria ariko nsigaye maba reba ko ngiye kugura business next week muri Nigeria ni wawe gucuruza imiti y'abatanzania ego kitari cy'amahanga kwajin umva ntago naje muri interview hano okay reka tuganire bisanzwe ya ubundi Jane wo gushoboye jenga kubanira n'ibyo ntazi n'ibyo Tanzania godfa wanyumva Tanzania nagiye gusura abantu ko nagiye gusura umukunzi twakundanaga nagiye ntabwo ari cyawe biju
nagiye kwa cya Dabiju nagiye kwa Dabiju ikintu cyantunguye n'ahantu atuye bro afite hectare nk'icumi yiberamo Dabiju ntazi ukuntu imboga zigura ku muhanda ariko uruntu njya mbona na Biju ndagasa igenda amaze kwikuramo Biju sinamubasha pe Biju muzajya mwikinisha gusa ko ntabwo ngiye njya nsambana mujye mubimenya nese n'igitsina baracyongera Biju reka nkubwiza ukuri ufite ikintu bita ubundi mu kinyarwanda bigira amazina urumva ubundi ukwiye kujyamo inkaka n'umuntu yajyamo bari gukoresha amagambo akakaye ariko bivuga ibigambo bikakaye noneho Biju afite ukuntu ajya yifata amavideo afite ukuntu ajya yifata amavideo urukumva yiyambaye utuntu tw'udukariso ariko akambara utwenda dutuma umva wicapa wose ukawubona Yesu we mwumve mutangiye gutuma amenya ibintu njye narabonye uriya agaskinyi nkajya ngo ni akadobo ka nomi yashyize hagati ariko Biju wakira nka telefone zingahe wakira nka telefone zingahe zigusaba igitsina nta nubwo njye nkizakira ko sindikunda abantu babumvira baba bari kunyica mu mutwe kandi ntabwo turi mu bice mu Biju mwacirinze yagutamo ku bushake yes ni ukuri kw'Imana ngerega n'umuntu wanjye ngiye buranja niwe yo ndi Nyarugenge ego ye uzi wanjye gukora iki oyagenza kwirira gusa kurya santarari yabihamya n'abana baba bari mu rugo nari nakwakiwe na rimwe wakinya kasabwo wakibona wabona n'umwaho nyine nari nakiroti gato ubwo se wananinya kwambwa ngo mpigisha nako kupita yewe reka nkubwize ukuri Biju ni wowe wanjye ngo wigiki umuhereza we izina ry'ibagiye mu bintu bya mbere bijya ni nayo mpamvu njye numva nkumva nk'umubyutse mu gitondo Godfa aravuze ngo ngiye ngo namwatse Biju imyaka tumaranye twaranahuriye muri hoteli bro bakubekeye ntabwo reka twaranahuriye muri hoteli 5-star hotel mfite icyumba cyane ubwo wabona ari utwana tw'abandi ujya ubeshya ntabwo mbizi oya ngewe umuntu wese waba waragaragaye nuko nyine ndi kiremba Biju nuko ndi kempuisa nyine nakizana amakajagari urumva ariko we n'indege nayiteka ariko shaho buriya sago fata dore ko ejo nibyo ndimo arandika mu bisome yakosha nawe menya bikumbuye nawe Biju ntabwo yarabibonye nubwo ararabirota ararabirota bararabyirotera I'm telling you Biju ari kuri ikinnye gahambirwa aho ngaho uri ikinnye urumva uriya mutipe ngo afite inkaka urumva ngo yarayikuzinga ngo gakunje amanuka avuga tuva nkubwire imodoka ndayigurishije akira reba Bujisi nanjye niyo mpamvu naragumye yonyine buriya mpamvu navuye no uriya mutipe ngo yarakurongoraga ukiherera ukarira nyine ariko ubu nyine impamvu navuye amarira yaratakize ubwo niyo mpamvu kuri Dabiju aya makuru ntabwo nzi ko ariyo Jay urumva uriya mutipe ngo yaramurongoraga inzu ka ku muriro ndaba following back cyangwa itembivamo quickly before we continue anything follow back urumva Biju follow back my dear Biju umva Jay ngo yarongoraga uyu mukobwa urukumva ngo inzu urabona ko kuri imodoka yagiye ibirometero byinshi ihita icumba umwotsi amazi ayishizemo ngo icyumba kigacumba umwotsi bakajya kuri bariko bakazana kizimyamoto ariko se mubara mubizi kuri nk'iyi niyo ya Dabiju nakuveho kugira ngo nkugarukeho Biju uriya mutipe ngo yarakurongoraga mukava mu nzu kuko inzu yacumbaga umuriro nk'inzu ya Dabiju yose igacya nuko nari nkirivirije yarandevirije uretse gato Biju ngaho baye musikama ngo yagize ate gute amvaje ngo muranjije ndi kukubaza Biju iyo nyura yose igacya
Ezo gace sarasana ubona ntari muto wo koza ndi. Uziko ndi size small ariko nubwo mfite amani. ugashyiramo na kasiteri waya gake gake se n'umucanga. Noze ntunteze imbeba we haracyaha gakesha. Abagabo bakajyamo bakoga bakinanura bagake. Njye twahuriye na Dabije muri hoteli hari mu gitondo saa 2:06 n'amasegonda 13. Dore ko nzinduka nkunda njye ibintu bya mu gitondo none baba bamaze kunkoma nkabyuka nkatangira gutegurira umugabo vuba vuba. Uwo twari turamuzi. Ariko ngo Zubra ya mu gitondo ngo biryoshye. Ninde baba bari kumwe na ibanga? Biju. Wibeshye. Watubwiye ninde baba bari kumwe? Ndahita nkubroka ubuzima bwawe bwose turakigira ese babitse. No umuvugira hano nakazi kawe. Ndamuvuga se kubera iki? Ni wowe ugiye kumuvuga kandi turabipfa. Afite umugore. Ushobora gucikwa. Uretse gato afite umugore. Umva ugenda ugiye uzahereye kuko sindi bwo ngiye kukugarura mu buzima bwanjye. Okay. Nanjye bari bari mu cyumba cyegereye icyanjye bro. Nyine ninde? Baramutandukanyije amaguru njya gushaka ipiki kuko Biju twamaze kuba inshuti njya gushaka ipiki mu nsenye urugi bro. Biju ninde? Biju yaratakaga biteye ubwoba. Okay, muze. Kuko kabyibutse ko ari kuronye wakira. Bari ndi icyumba cyanjye cyari cyegeranye bro nashatse ipiki. Nashatse ipiki n'itindo. Ukumva? Nashatse ipiki. Telefone yawe yasonaga we. Uzi ko yasonaga kuri nuze yuriya mutipe nka yabaye. Nashatse ipiki n'itindo ngo nze ndebe ko yasonaga wabaye. Uwo muntu ni umunyarwanda. That's my question. Ni umunyarwanda. Umva Biju ukuntu yatakaga ngenge ndacyabyibuka sound yabyo ndacyayibuka. Tuvuge. Yaba umuzungu yaba umwirabura ntabyo tu. Wayibebi. Oya reka urwo ruvuga ntabwo ari romantique. Biju mpamo sample. Uwo munsi. Nari ndi kuvuga gutya. Oya barakubaga cyane gase. Zamurijwe Ako sireka twumve. Viens voir. Mal. Oh, les nagiye gutabara najyanye iti. Neza. Ira hoteli bayita mu kimwana. Biju. Ira hoteli bayita mu ki. Ira hoteli bayita mu ki. we n'ubwa mbere nari mpageze ngewe buriya nubwo nabaye igomera sinajyaga mpagarara Igisenyi nta n'inshuti mpagira. Igisenyi afite inshuti kandi rwose igoma ntuhagira icyumba. Godva. Igoma ko nahabaye. Yari hoteli y'igikoko. Habaye mpafite inshuti mpafite abantu n'abantu. Yari hoteli y'igikoko kabisa. Ariko Biju baramuba. Bro. Amakuru nge nabashije gukurura urumva. Ibyo bintu twabijemo bite. Tutabiza amare gato tugarika ibintu byo kwikanuza kweri tuvuga imibonano mpuzabitsina. None se tuvuga imibonano uragira ngo tuvuge kukamura ibishanga cyangwa tuye gucuruza imboga kuri bazirete. Ese ubu bantu niba bari gushamaze niba kure ponyoto none se ntabwo utashobora kwakisezenga ko ntibirirwa bagucumitira kuri telefone yawe. Yandi musanga mutangiye gutuma abagabo batangira kujya kugeza aya masaha mwese mukande kuri ibyo muko muyera mu mufuko. Agatajya kamagarisha umukopine we ngaramukumbuye. Urangiza kuba mukandeho musa ngizi n'ubundi mwirwa amafoto yo muya muyisambanyirizaho ngo uyu ari live. Ndabizi birwa bikinisha ndabizi. Bakomeze bikinisha ahubwo bakubite tipu y'akazi ko kumoninga. Ziko umuntu muhuru kagira ngo yaragukoze kandi mutaziranye. None se ngo ninde utarakurya hano. Iyo tipu wahaye ibyo bayikoresheje igihe kingana. Ngo bakoresha gasabune. Oya Dabije ngo arabamura bagahita bakunja abantu bahagaze. None barara bakunja mama. No oya tuvugisha uri swerebo. Ubundi kora musomera mutenda kubana iteka ryose wareka tukamwiba. Ntabwo njya ntabona ubwo ngiye twatandukanye sinshaka kuguha umuki. Uriya ntubona nakaya ngo bampamagaye ngo kagize ikibazo. Umva ubwiza ukuri mwana. Umva ubwiza ukuri mwana. Mbona mutangiye umva Biju yatangiye gutwika abantu nk'uko nguko abashaka guhita profita ngabona ukuntu ngabaga ngo ndi umuvandimwe. Inde. Biju yago yasabye imbabazi abantu bose ndakubujije. Nazo yansabye gasaburora. Nasabye hano muzamu. Bro yago yasabye abantu bose imbabazi ndakubujije kandi nawe ndatekereza ko ngomba kuzigusa. Byararangiye.
kazi yagusabye Bategereje ntizazi musaba niko abantu bambwiye. ntabwo yagoye yagusaba imbabazi kuri telefone, agomba kuza ukamanza ukayicaraho urumva, ubundi akagusaba imbabazi akubwira ati how about that. Aho ngaho What do you mean? Amakuru mfite Biju, amakuru angeraho oraje, amakuru mfite je ariko uyu mugore atandukana cyabazanye ahubwo byese abandi si wowe umuzanye. Biju ngo nawe amusomaliya n'impamvu ngo rwaserera agira ku bantu bakundana nabo, urumva afite abana sha uramusomaliya niyo mpamvu wabyumvise je ntabwo najya mu bibazo n'abagabo bafite abana. ngo umuntu wese urongoye Biju arongora Biju ngo aswera njyewe ariko umwana araguterura warandyohereje da. Uretse gato mbwiza ukuri Biju tuganire avuga ni wowe je zakurya je wabyumvise nturi kumanuka Nyarugenge. Biju nagiye niriraho ibintu by'ibinyama bishya bitamazi n'ibizete nditahe ibaze mbabareka nawe renda yawe ubwo nawe ariko kizajya muri stade ariko numvisha mu Kigali nabo babikora niba bafite ubwabo nozo dabije tuvugisha ukuri pastor nibabikora wazagiye igisonde nyambona dabije ubona yura nagishobora ariko kusenda bwiye ko kirongorwa n'intuzi je uburamwe ngo ntabwo bwa muhandoringa ngenda Biju nabarango abantu nk'aba ngaba bari abanebwe bura Biju ni ikinebwe cy'imibonano buri yungu nta nubwo byagutwara iminota ingahe nkakwicunda ukagira ngo ndakabara nk'iminota isaha yose wowe wagira warangiza ukongera ukajya usubiramo ukoresha umuretse gato Biju ndakuburije ariko ngo yago yarazikarangaga Biju ukafata banke ibintu byose ugaterura ibyapa by'amazu ugaterura inkonte y'akana binsabye we je ndikukubwira uramutipe ngo Biju wibaze ko haraho byageraga urumva Biju akavuga ati Biju nta muntu wigeze akubaga nkuriya mugabo ubonye inzu umutesi ugera yujuje uranga wasamye ubona reka nkubwire nanjye reka nkubwire mfite impano nk'abantu bakoze akantu keza wowe na mutesi ugera ninde wagiye gukoresha ikibuno wa mbere si wowe aswere ni mutesi ni wowe wagiye kugikoresha mbere ariko menya ari njyewe ni wowe uri mu banyarwandakazi bagiye gukoresha ko Jori nawe ntese Jori si muruta utamuruta ikibazo nawe uje gukora ikibazo nawe ikibazo cyabayeho ndamuruta shirige njyewe ndi mama wa Ivan ikibazo cyawe curuzi nawe wamugana igitsina cyawe ugiye habaruko nuze kujya umusomaliya iyo nyimuhaye ko mbanyango numva ukuntu nabo baryoha kandi nasanze ari imbo none so wowe ukumva wasanze ari mwana watabago yarakureze nta muntu uzakuzinga umurizo we nkawe kujya kinkanja I know amiryohere abanyarwanda je wabyumvishe erego umunyarwanda uryoshye abaryoshye wasanze nta muntu numwe just you have one thing Biju ni ikibo umwana wabaye mageragere wowe nzamurira abanyarwanda ku buzima bw'ikintu mfa nabo hari igihe banyishyiramo ntazi bakuzamurire ubakubaza icyo upfa nabo Biju birakungukira ibiki ucuruza umupuri ntacyo tumva reka musubize njye ntabwo ncuruza umupuri ntabwo mbivuze my sweetheart amaduka abiri iriri i Kigali ari Kicukiro imbere ya Antonovo riri hano Lagos ahantu bita Lekki Phase 1 opposite High Fashion kandi sine gute kitamwungukiye yes mfite inzu ari Nyamata ya $130,000 buretse gatoya abantu nani mu rugo iwanjye Gasuku yarababonye familia yanjye nicyo cyari kinzamuye ufite inzu hehe
Inyamata ya miliyoni 130 ku mazina yanjye n'ikibanza cya miliyoni 20 ku mazina. UPI Yes. ninde wayibatse? Yarubatse. You don't need to know. I'm not in interview, my dear. You have to dance. Jay, uzamurira umufana. Next questions, please. Jay, You had me. I'm not a prostitute, so you had Jay, me. ngakomeza na Godfather. Uzamurira undi mufana ukubaza. Exactly. Sane ntabwo ibibazo byawe birarangira usigaranye bibiri. Nabanza bitekerezeho neza namba. Bro, mfite ibibazo bitazarangira kuri Usigaranye bibiri. Okay. Dabiju. Barambwiye ngo ufite bibiri. Icya kabiri barambwiye ngo ufite bibiri. Ubaze ikindi? Ko ngufitiye crush nabigenza gute? Genda wiyahure. Let's go toya. Godfather, uyu muntu mukureho ndavaho. Ntawe ukunda abantu babazambo. Okay, reka okay, sawa. Now please. Another person. Nta kibazo. Undi. Kubera iki Yago wamugize n'ibishingwe? Navuze ko icyo kibazo nta muntu no please. Ndakubwiye ko nta muntu uvuga no mureke kuzana ibyo bintu bya Yago na Dabiju. Dabiju bumvise ko ifitiye umujinya nimuzana Yago aramubaga kandi ntabwo ari twubake u Rwanda twifuza cyane dusore neza twifuza u Rwanda twifuza cyangwa se u Rwanda dusore neza twubaka u Rwanda twifuza. A few moments later. Ubusa hagati y'ikipe y'u Rwanda ndetse n'Amavubi hagati y'ikipe y'u Rwanda ndetse n'Amavubi ariko hari ntashonje ku itariki ya mbere Oktoba isaha y'isa 8 APR FC yakira Piramide kuri regional zarya bitatu stade ano nazo naguramya ko tuzigatiza Pere Stadium nyine stade regional Nyamirambo niko banditseho Arisa cyaka turebe Pere